muri iyi minsi muzatwihangane, muzabona hari ibintu impinduka nyinshi zigenda ziba zinabagiraho ingaruka bamwe. N'ejo bundi mwari muvuga ku maradiyo abafunzwe, ntabwo ari uko tubanze, ariko APR cyangwa se ubuyobozi bukuru buduha ingengo y'imari MINADEF ibi gikora no kugira ngo bizamure abanyarwanda. Nitubikoresha nayo tuzabibazwa rero, ariko niba ari uwo bahamagaye muri mwe kujya kumubaza, mu by'ukuri niba atarabigizemo uruhare azagaruka. Ubutabera buratinda ariko ubukaba. So abo byakoze ku mutima, mubabwire ko babyihanganire. Ntabwo igihugu cyabaho nka bya bindi tuzi, kuko nituyarya nabi abana bacu bazabura ko impano zizamuka. Tugomba rero gucunga neza ibyo baduha kugira ngo tuzamure icyo tuyakoresha ibyo byabigenewe. Numva rero amakuru mutwara nuko bariya bagenzi banyu bafite ibibazo, reka twizere ubutabera bwacu kandi kuko yaragiye kujya muri vacances ngo ajye kwirebera ikipe akunda, ntiyageze i Kigali, ntazi pe nini. Murambwira ngo yabaye umufatanyacyaha, yinjiye mu cyaha pe. Icyatumye umushinjacyaha n'urukiko bemeza gushyira ibintu mu muhezo ni ukugira ngo rubanda n'abayobozi bakuru batari abayoboye urukiko batamenya ikintu kirimo kuba ku basivili mu gisirikare, nta kindi. Kuko bazanabyegeka ku basivili nibareba nabi. Hano se niba bazabyegeka ku basivili, barabanje hano barabeshya ngo abanyamakuru banza bavoka. Egada ngo bavuze ko batabashaka. Ntabwo babashaka. Niko byari byagenze se? nimwe mubizi. Ntabwo ariko byagenze, barababimye. Uyu mwana ariko aragenda cyangwa uyu mugabo yarampamagaye, njye namubwira nti mu gihe urimo kwinjira aho niba bafite icyo bagiye kukubaza, umwavoka aragukurikiye. Mushinjacyaha mu mabwiriza tusibye n'umwavoka Scovia nubwo yaba kuyobora nawe ntagera, amarana umuntu iminsi 4 yanze ko umwavoka mukurikira. Ibyo bintu byose birakurikiye, mushyize mu rukiko mukinzeho. Ntabwo bari ubutabera nyakubahwa uyobora igisirikare mu butabera. Harya ninde? Ntabwo muzi muhebe online nyakubahwa Fande Mubaraka, mwifata umusirikare wize nka Sengabo ngo murangize ubuzima bwe kubera kapiteni wafasha amafaranga y'abasivili akayarya, yarangiza agafata ya gisirikare akaba ari yakoresha. Niba umusirikare wanyu ari umujura ni umufungo. Bandicuraga yabo, ubishiraga yabo. Umusirikare yakiraga ya mafaranga. Ubu iyo wumvishe inkuru niko bimeze. Nabyumvise. Noneho we ntayishyure agafata ya leta akayakoresha. None si bibiri. Niba umusirikare wanyu ari umujura, please mwituma abaturage baza kurakara ngo RDF irimo irakwirana abaturage kandi ari umushinjacyaha n'umucamanza umwe n'undi muntu. Tubaye ikaze ndetse tubifuriza gukomeza kugubwa neza ndetse no kuryoherwa n'amakuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho buri munsi uko bwije nuko bukeye. Nyawe Lambert urakaza neza kuri KC Kigali Connect, nkubwira ngo uringenzi cyane kuba warahisemo kugikurikira amakuru yacu ndetse n'ibiganiro tukugezaho umunsi ku wundi. Niba warakoze subscribe umuntu w'ingenzi cyane, ariko niba utarayikora ikore none kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5. Mwibutsa ko ushobora kugira uruhare mu biganiro tukugezaho unyuze ku rubuga wa eshatu Kigali Connect.com cyangwa se ukadukurikira ku mbuga nkoranyambaga zirimo Facebook, Instagram, LinkedIn ndetse na X yahoze yitwa Twitter, hose ni Kigali Connect. Ukabasha kuba wamenya byinshi bigiye bitandukanye mu bigenda bivugirwa hirya no hino ku isi. Nkuko musanzwe mubimenyereye tugenda tubagezaho amwe mu makuru agenda avugwa hano mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ariko uyu munsi tugiye kwibanda ku makuru ari kuvugwa cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, arimo amakuru ajyanye n'abaofisiye ba RDF ndetse na RCS mu bashinjwa muri dosiye ya APRFC. Bivugwa ko hari abasirikare ndetse n'abasivili n'abanyamakuru bagize uruhare mu kurya amafaranga y'ingabo. Muri dosiye harimo abanyamakuru bagera kuri 2, harimo uwitwa Richard ndetse n'uwitwa Regan Rigaju wa RBA. Nibyo tugiye kuba twagarukaho, ariko nanone tugaruke ku munyamakuru Mutesi Scovia
wagarutse kuri iyi nkuru avuga ko bagakwiriye gukurikirana umusirikare wagize uruhare cyangwa se w'umujura we yakoresheje imvugo y'ubujura wagize uruhare mu gutuma aya mafaranga bayiba cyangwa se yibwa, bakareka kuvangamo abasivile cyane ko baba bafite ibibazo bigiye bitandukanye byo mu muryango no mu miryango bagenda baturukamo. Bamwe bati uyu mugore ararikoze ararikoroje ni igishegabo, abandi bati uyu mugore aravuga ukuri cyane ko tumuziho ukuri. Nibyo tugiye kuba twagarukaho kugira ngo bashe kuba mwamenya byinshi bigiye bitandukanye, ariko hari n'umuntu ushobora kuba yumvise iyi nkuru ari ubwa mbere, ni ikosa guhita tuyihera hagati utaramenya ngo ni ibiki birimo biravugwa. Ni inkuru ivuga ko abaofisiye ba RDF ndetse na RCS mu bashinjwa muri dosiye ya APRFC. Hanyuma rero ni inkuru yavugaga ko urukiko rwa gisirikare rwa Nyamirambo kuwa 13 Kanama 2025 rwatangiye kuburanisha abantu barenga 20 barimo abaofisiye mu ngabo z'u Rwanda mu rwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCS ndetse n'abasivile bakekwaho ibyaha bijyanye n'uburyo haguzwe amatike y'indege hakoreshejwe konti ya Minisiteri y'Ingabo binyuranyije n'amategeko. Nk'uko twe twarabigarutseho, hari amafaranga leta cyangwa se Minisiteri y'Ingabo iba yarageneye kuba yaha abantu bajya mu butumwa bwo hanze cyangwa se abavayo kugira ngo babashe kuba bagenda mu buryo buboroheye. Rero bivugwa ko aya mafaranga yakoreshejwe mu buryo bunyuranye n'amategeko, ndetse ari nabyo tugiye kuba twagarukaho neza. Abari kuburanishwa barimo umuvugizi wa RCS ari we CSP Hilary Sengabo ndetse na CSP Olive Mukantabana nawe ukorera muri uru rwego. Abasirikare batatu barimo Kapiteni Penina Mutoni ari nawe bavuga ko ari we muntu noneho watangaga amafaranga ayahereza abantu bose, cyane ko ari we wari uri kuri byo twakwita kuri controle y'amafaranga. Hanyuma n'uwitwa Kapiteni Penina Umurungi. Hanyuma abasivile bari kuburanishwa muri rubanza barimo umunyamakuru Ndayishimiye Rigani nk'uko twe twabigarutseho uzwi nka Rugaju, n'uwitwa Ishimwe Richard ndetse na Mucyo Atabiganiro wahoze muri uyu mwuga. Hanyuma rero ubushinjacyaha bwa gisirikare bubashinja ubufatanyacyaha mu kwakira no gutanga inyandiko utemerewe n'ubufatanyacyaha mu gukoresha umutungo wa leta. Iyi niyo nkuru iri kuvugwa cyane hano ku butaka bwo mu Rwanda, aho abantu benshi barimo baragenda bayihererekanya bavuga ngo bagomba kuryozwa amafaranga bariye, cyane ko atari amafaranga y'iwabo ahubwo ari amafaranga y'ingabo. Hari andi makuru tugiye kuba twagarukaho. Amakuru avugwa ko mu karere ka Gatsibo umuntu yapfuye bikaba bikekwa ko yakubiswe inkoni. Nibyo tugiye nabyo kuba twagarukaho kugira ngo bashe kubamenya byinshi bigiye bitandukanye. Hanyuma rero ni inkuru ivuga ko inzego z'umutekano mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gitoki zatangiye iperereza ku rupfu rw'umuhungu w'imyaka 32 bikekwa ko yishwe n'inkoni yakubiswe n'abacukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe muri aka karere. Hanyuma rero uyu mugabo yapfuye ku cyumweru tariki 17 Kanama 2025 yaratuye mu mudugudu wa Gishore mu kagari ka Rubumbu mu murenge wa Gitoki ahaherereye mu karere ka Gatsibo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gitoki yitwa Rugenzamanzi Steven yabwiye ikinyamakuru Igihe dukesha inkuru ko uwo muturage yari asanzwe acukura mu birombe by'amabuye y'agaciro biri muri uyu murenge, bikaba bikekwa ko yishwe n'abagenzi bamukubise inkoni nyinshi. Hanyuma rero yagize ati ejo twabonye amakuru ava kwa muganga ko hari umuntu ujyanyweyo ushobora kuba yakubiswe, tujyayo twamenye ko ashobora kuba yakubiswe n'abacukura amabuye y'agaciro mu birombe bibinaha. Twabibwiye inzego z'umutekano ubu zahise zitangiza iperereza. Hanyuma rero Gitifu Rugenzamanzi yavuze kandi ko icyatumye bakeka ko uyu mugabo yishwe n'abacukuraga amabuye y'agaciro ari uko
nawe akora ako kazi. Bikekwa kandi ko ashobora kuba yarashamiranye na bagenzi be bikamuviramo cyangwa se bikavamo kumukubita inkoni nyinshi zanateje uru rupfu. Hanyuma rero yagize ati ubutumwa natanga abantu nibirinde kugirana ubushyamirane ndetse no kurwana kuko bihanwa n'amategeko. Kuvutsa ubuzima bw'umuntu ntabwo ari byo, nta nubwo ari byo gushyigikira. Inzego z'umutekano zirakomeza gukora iperereza kugira ngo ababigizemo uruhare babihanirwe. Umurambo w'uyu mugabo wishwe wajyanywe mu kigo cy'ibimenyetso bishingiye ku bumenyi n'ubuhanga bikoreshwa mu butabera, aribyo twakwita Rwanda Forensic Institute cyangwa se RFI, kugira ngo ukorerwe isuzuma hamenyekane icyamwishe. Urumva ko nuko bimeze ndetse nuko byifashe. Reka rero muri aya makuru twihutire mu karere ka Nyamasheke tubabwire ko inkuba yakubise abantu bagera ku 8 ndetse inatwika cash power zigera kuri 7 muri imvura iri kugwa. Noneho na hano i Kigali mwabonye ko ibintu byakaze cyane, hari akabeho. Ni mu gitondo cyo kuwa 18 Kanama 2025 nibwo inkuba yakubise abaturage 8 bo mu ngo enye zinyuranye bo mu mudugudu wa Gatagara, akagari ka Jurwe, umurenge wa Rangiro, akarere ka Nyamasheke. Unatwika cash power 7 muri uwo mudugudu. Ku bw'amahirwe ntihagira uhasiga ubuzima. Hanyuma rero umuturage wo muri uwo mudugudu wavuganye n'Imvaho Nshya yavuze ko hari mu masaha ya 12:40 z'igitondo yumva induru ko hari abakubiswe n'inkuba. Ati igikuba cyabaye nk'igicitse mu mudugudu kuko uretse uwo mukecuru yanakubise abandi barimo abana bato. Twumva ngo umugore witwa Nyiranzahabwa n'Imana Rosette imubabuye umubiri guhera mu rukenyero kugeza ku birenge. Abandi bavuga ko baribwa umutwe cyane. Twumva biratuyobeye. Mugenzi we nawe Imvaho Nshya yahamagaye yavuze ko iyi nkuba yanakubise cash power nyinshi, atahise amenya umubare. Umuriro uhita ubura mu mudugudu wose, abaturage bamera nk'abacitsemo igikuba. Ati byasabye ko abayobozi baza kuduhumuriza, gusa nabacitsemo igikuba kuko imvura yari yaraye igwa. Abyutse ngo agendemo ajye mu kazi, akumva ngo umuturanyi we akubiswe n'inkuba, abandi bakabona cash power zabo zirahiye. Hanyuma rero bashima imbaraga zashyizwemo n'ubuyobozi cyangwa se n'abayobozi babo ngo bitabweho kuko babonaga ari ikibazo gikomeye, bataramenya mu by'ukuri umubare wose wabo yakubise. Abatakaga bajyanwa kuri poste de santé ya Jurwe, abaganga bo ku kigo nderabuzima cya Rangiro baza ku bitaro baravurwa. Hanyuma rero umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rangiro yitwa Uwizeyimana Emmanuel yabwiye Imvaho Nshya ko abakubiswe n'inkuba 8 cyangwa se ari abantu 8 bo mu ngo zinyuranye mu mudugudu wa Gatagara, barimo umukecuru w'imyaka 60, abagore 3 barimo uw'imyaka 30, uw'imyaka 37 ndetse n'uw'imyaka 42, umugabo w'imyaka 35 ndetse n'abana 3 barimo uw'imyaka 5, uw'imyaka 7 ndetse n'uw'imyaka 9. Ati byari mu masaha ya 12:40 z'igitondo, babyutse bamwe bari kureka amazi, abo byagaragaraga ko bari bameze nabi. Ni umukecuru w'imyaka 60 watakaga cyane umutwe begeraho no kuvuga byanga, n'umugore w'imyaka 30, abandi wabonaga ari uguhubangana gusa bagize. Uwizeyimana yavuze ko bitaweho n'abaforomo baturutse ku kigo nderabuzima cya Rangiro, bose bakaba batashye bameze neza. Yanavuze kandi ko ako kagari ari agace kiganjemo inkuba nyinshi. Mu nama n'abaturage hakurikiyeho kubahumuriza, haganiriwe ku buryo buri rugo rwagira umurindankuba. Ikindi yavuze nuko ahahurirwa abantu benshi nko mu rusengero, ku mashuri ndetse n'ahandi, imirindankuba ihari hagiye kurebwa niba ikora
ikora neza ndetse inuje ibisabwa. Yanongeyeho kandi gushishikariza ku bufatanye na REG uburyo izo cash power zahiye zisimbuzwa abaturage ntibakomeze kubura umuriro. Anasaba abaturage gukurikiza amabwiriza yo kwirinda inkuba, birinda kureka amazi, gucomeka ibyuma ku mashanyarazi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Hanyuma rero tugana ku musozo w'inkuru twari twabateguriye, reka tubabwire ko abantu bakekwaho kwica umusore wo mu karere ka Kamonyi bafashwe. Hanyuma rero Kamonyi, polisi yafashe abantu 8 bakekwaho kwica umusore w'imyaka 24 witwa Habinshuti Olivier. Urupfu rwe rwagarutsweho mu mpera z'iki cyumweru ubwo yajyaga gukiza abarwana bakamutera icyuma mu mutima. Urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma rero umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo yitwa CIP Hassan Kamanzi yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko 6 muri abo 8 bakekwaho ubwicanyi bafatiwe mu karere ka Kamonyi batangiye gucika. Abandi 2 bafatirwa mu karere ka Kayonza ho mu ntara y'Iburasirazuba. Uyu CP Hassan Kamanzi avuga kandi ko mu bafashwe harimo abateye icyuma mu mutima Habinshuti Olivier, abandi bakaba barareberaga ntihagire icyo bakora. Ati buri wese mu bafashwe afite uruhare rwe agomba kubazwa kuko hari abishe nyakwigendera abandi barashungera. Hanyuma rero uyu CP Hassan avuga kandi ko abo uko ari 6 bafashwe ku cyumweru saa 7 z'amanywa, abandi 2 bakaba barafashwe kuri uyu wa mbere tariki 19. Abafashwe bose bafungiye kuri sitasiyo ya polisi iherereye mu murenge wa Musambira mbere y'uko dosiye zibashinja iki cyaha cyangwa se zo kubashinja iki cyaha zishyikirizwa ubugenzacyaha. Nyakwigendera Habinshuti Olivier yatewe icyuma mu mutima avuye kureba umupira w'amaguru ku mugoroba ku wa 6 tariki 16 z'ukwezi kwa 8 2025. Amakuru avuga ko yabonye abantu barimo gushamirana ashaka kubakiza, bamutera icyuma ahita ahasiga ubuzima. Nuko bimeze ndetse nuko byifashe. Reka tubashimire ko mukurikira amakuru yacu umunsi ku wundi, buri munsi ko bwije nuko bukeye. Reka tukubwire ko amakuru yacu ari akagaruka, tukwibutsa ko ushobora kugira uruhare mu biganiro tukugezaho unyuze ku rubuga wa eshatu@kigali-connect.com ukabasha kuba wamenya amakuru avugwa muri politiki, imyidagaduro, siporo, ubuzima, ubumenyi ndetse n'andi agiye atandukanye mu byiciro bigiye bitandukanye. Ikindi kandi ushobora kugira uruhare mu biganiro tukugezaho unyuze ku mbuga nkoranyambaga zirimo Facebook, Instagram, X yahoze yitwa Twitter, hose ukabasha kuba wakora follow tukajya tubana 5 kuri 5. Nyita Nyawe Lamberto. Reka tubashimire, tuzasubire ubutaha. Imana ibarinde.